bari ibintu byateye n'ibiki uyu Bowaze mwaragiye muramwogagiza uwitwa harya yitwa nde Prezire aramwogagiza ibi bintu Prezire nabibura muko byagenda kose Prezire kumugeraho ngo Bowaze ngo tuzagushyigikira ngo niba ari inkwano tuzaziguha ngo niba ari iki cyose tuyiguhe Bowaze mwamuhaye amafaranga akora ubukwe ariko nabyukiyeyo muri uriya murenge wabo yego Kimisagara nabyukiyeyo making sure Bowaze cyamuteye gukora biriya bintu Bowaze koko umugore yaryamaganaga nande wo muri quartier uvuye muri rugo Wake kira gipangu nta kuntu rega murege gukora inkuru nkingi utageze kuri tele bibaho Koya mwicare gato mubanze mukurikirane ubundi mumenye mwicare mubeho ngo bamubwiye ko atari uwa Bowaze ngo ahubwo umugore yamubyaye hanze babanje kurwana Kristo abantu babiri ariko noneho ugiye kurwana n'umugore none ngo shango yagakubise big man reka nkubwire ngo yakazinze ubundi ukuntu byatangiye ukuntu yabanje arakazinga ubundi ukuntu byatangiye ngo kamusimbukiye kamurya ingumi umukobwa ingumi umugore ngashyira umwana hasi ku ruhande sibyo mu gushyira kazanye urushyi afata akaboko arazinga akubitira muri mfunira urukumva nakwiye no kugashyira ku ivoka nk'umugongo ubundi ngo yakajwigirije ngamaze ukajwigiriza ngo umujinya ngo burakishe umujinya ukishe baravuga gashaye umugore azosugure kweli umugore agira cyabyare hanze narangiza nankubite n'umugongo ahita afata gahunda icyemezo cyo kuvuga ngo reka ngiye gutwika gazi ikibabaje nukumva ayo mabwire yo muri izo quartier aho hanze Bowaze yaragiye apanga operation yo kwerekana yuko bahiriye mu nzu bose uri kubyumva twese twahiriye mu nzu nanjye nahiriyemo nta n'umuntu wapfa kumenya yuko napanze icyo kintu tekereza abwiye umugore we ngo ndabona hari hatangiye gushya umugore aramubwira ati wajyana ati ibyo uri kumbeshya ngo washize amasegonda ngarebyeyo abona ahantu haheye Bowaze operation wari uskori yateguye nka Mossad ubundi Mossad ngo niyitegura ikintu igahisha yuko ari yo nagikoze cyane none se uragira ngo Bowaze iyo abasha kubatwika bagashya ntiyari kurwara n'uburyo asohoka avuga iwe barare iwe nanjye ndahiye muntabare abantu se bari kumutabara bakanamufata no mu mugongo no yari kubiba neza yari kubiba yiturikirije byanze ugiye kurya umunyururu rero ufungwe nutarya 25 ni burundu kubera ko harimo umugambi ndetse harimo umugambi wo gutegura icyaha ndetse n'umugambi wo guhishira icyaha ngenda babaye cyane kuba byavugwa yuko wabuze urubyaro utabyara ntago yaba ari imwe mu mpamvu yakutera umujinya wo kwica abantu wowe icyo wari gukora kujya gupimisha DNA icyo kintu ntago ari ikintu cyoroshye kandi ubwo ari n'amafaranga menshi dushimiye na leta y'u Rwanda yarayagabanyije kuko menya bitagera no muri 200 pe gufata umusatsi gufata amaraso ni ibintu bigoye umwana nkuriya none aba yaravuka mbonye ari n'umwana mwiza byatari umwana nkuriya aba yaravukanye imisatsi myinshi kugenda ukamufata ukamwogosha cyangwa yamutwitse ngo ari konsa sha ngo yatwitse inzara kumwogosha wamara kumwogosha amaboko atareshya ntagaramukanye uriya mugari ntago ari wowe wawuzanye ntago ari njyewe ntago ari Joshua wawuzanye hari undi muntu wawuzanye tutanazi biriya bintu bashatse kubivuga ntago burya umunyarwanda yaciye umugani uwo munyarwanda ntuzamwita yuko uwo mugani atari yawubonye amaboko atareshya ntaramukanye uko byagenda kose umunyarwanda wese waciye umugani sibyo abafite impamvu uwo mugani tukawumenya tukawiga kugeza n'aka kanya tukiwuvuga yego
icyo kintu aba yarabonye yuko ari cyo aba ari ukuri aba ari cyo. Hari undi mugabo wagiye ahantu aravuga ngo abahuje amannyo barogana. Iyo ugiye gusesengura uwo mugani cyangwa se iyo mvugo, nuko abafite ubushobozi bungana barira hamwe, bajya ahantu hamwe, bagenda mu modoka imwe, kuko ntabwo wagenda muri Range Rover mu rugo utasize na kawunga. wa undi se waciye umugani ngo agasore ngo katiraririye ngo ntikarongora inkumi. Uwo nguwo wowe noneho we uwo rero we yaratushukaga yaratubeshya kuko kuri ubu ngubu niba utiraririye iyo wiraririye urayirongora ariko bakayikurongorana gahunda iriho uriyemera ugatira akamodoka umukobwa wamugeza mu rugo ukahita umwera ko nta modoka ufite uyifite akamurongora ubundi ukarera umwana bimaze kuba ku bantu benshi. So bro umeze ute? Ni meza cyane kabisa, ibintu biracamo biragenda kabisa ku giti cyanjye, ariko ku kindi gihande hari ibyo mbona ku isi ngiye bikantera agahinda. Mpuye n'umugore ugiye gutanga kandidatire kuri moto, wamubonye nawe? Wamubonye cyane, umwarimu karere ka Burera. Yemewe cyangwa ntago yemewe? Aremewe uriya nyine yemewe kandidatire ye. Oya ngenda turategereza turebe icyo babivugaho. Yego. Ariko buri munyarwanda wese afite uburenganzira kabisa. Ni ibintu ngendana nabonye nkabona ni byiza. Nge ndishimye no kuba afite n'uburyo yajyanye n'umwana ari kuri moto. Ubundi tudagiye guca ku ruhande, ubuzima bw'uyu mumama bwise buhinduka. Ntabwo byemera se? Ubuzima bw'uyu mumama uburyo bigiye guhindukamo mbukubwire rero. Kandidatire ye niyemerwa. Ikemerwa. Ntabwo sikara amafaranga batanga kugira ngo umuntu ajye kwiyamamaza. Hari budget umuntu abagenewe mwana ituruka niba sinibuka neza. Numva ari amafaranga y'amatora. Numva ari amafaranga byonyine avamo. Ikindi no mu masubu azabura n'ubudepite. Byaterwa n'abanyarwanda nyine. N'abanyarwanda. Uyu nguyu ari kwiyamamaza kuba depite. N'umwarimu. Ariko bashatse bamumugira n'ukuri. Yarize cyambere cyo yarize ibibazo byo mu cyaro by'abaturage. Ubwo uyu nguyu amushinga ibiturage byo mu cyaro, ibibazo byo mu cyaro noneho akamenya ngo umuntu yariye abana bitabwaho gute iminsi minsi bajya bavuga ese imboga bazihinga gute. Uno mama yabimenye nuko kw'Imana niba ari yamamaje kuba umudepite nuko kw'Imana sha mu budepite harya tujya tubatora. Abadepite turabatora sha uyu na motora nuko kw'Imana uyu mumama reka nshaka amazina ye rwose ko byonyine yanashiritse n'ubwoba akaba dore ngiye nabibonye sibyo. Yego umwarimu usanzwe yigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Butete ruherereye mu karere ka Burera, Nyiramahirwe Jeanne d'Arc. Nyiramahirwe, ayo mahirwe wasanga atamubayeho burya rero ngo izina rirarema ko yiswe neza, bamwise neza. Nyiramahirwe Jeanne d'Arc yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire yo ku mwanya w'abadepite mu cyiciro cy'abagore. Nyuma yo gutanga kandidatire ye yagaragaje ko yiteguye kwegukana umwanya mu badepite 24 b'abagore kandi afite icyizere cy'uko azabasha kuzuza inshingano kuko yabaye mu myanya itandukanye y'inzego zibanze. Yagize ati urumva yuko asanzwe amenyere kuyobora. Yahereye etape par etape. Yagize ati hano mpagejejwe no gutanga kandidatire yanjye ku mwanya wo guhagararira abagore. Icyabinteye nuko nahoze ndi mu nzego zibanze mpagarariye urubyiruko, biba ngombwa ko ibitekerezo twagize icyo gihe nk'urubyiruko dukwiye kubishyikiriza bigakomeza bikazamuka bigafasha abantu bakuru. Nukuri kw'Imana nibasanga ibi bintu ibyangombwa abyujuje nzamutora. Keza nzamutora. Niwe wawe? Niwe wanjye. Nyiramahirwe Jeanne d'Arc.
Nyiramahirwe Jeanne d'Arc ahuri ni wowe wanjye ubu ndi byarangiye erega iyo urebye niba afite ibyemezo byose cyambere cyo yarize cyambere n'umwarimu yarize urumva ko yize afite uburere azi no gutanga uburezi bro icya kabiri yabaye mu nzego z'ibanze azi ibibazo by'abaturage azi gahunda za leta zose azi yuko babashishikariza abantu gutanga mituweli azi yuko ababwira abantu ngo murye indyo yuzuye abana babaha imboga amagi bajya bavuga ngo buri munsi umwana agomba kugira iki n'abantu batabizi ikindi kandi gutanga yatanze ubutumwa bukomeye kujya gutanga kandidatire afite umwana yego ahetse umwana no kwerekana ko nta muntu yarafite kumusigera n'ubutumwa bukomeye cyane yerekana ko ari n'umubyeyi ikindi kandi kugenda kuri moto nabyo bira bintu bifite message ikomeye cyane uzana ufite message ikomeye cyane 80% his excellency ntago yabura kubona iyi nkuru ntago wibuka Anastasie atega moto akajya muri camp ya Miss Rwanda naje kumenya ko bari bafite ubushobozi bwo kuba yagenda mu modoka ariko iriya nkuru yabaye kimomo byonyine uyu mama yashaka umuntu umutiza imodoka bakamugezayo ntago byari gukomera gutya tekereza ko banafotoye ari kurira moto bro kandi urebe ahantu iriya komisiyo ikorera ahubwo n'umwana no mama ni umuhanga bro no mama ni umuhanga ahubwo ndabibonye ko yanateza imbere n'igihugu byonyine tekereza ku gateguro yateguye iyo transport ya moto noneho byonyine sibyo abamotari tayari bose ubu ngubu bamuryamyeho nanjye muryamyeho ikindi ababyeyi noneho yanapreshije ati ni mu bagore 26 mu bagore no kuvuga niba ari mu bagore ntahetse umwana se biragaragara ndamutora uriya bigaragara yuko rwose yavugira abagore ndamutora cyane abagore bakora imirimo yo mu rugo imirimo yo kurira abana ibintu nk'ibyo ngibyo azi imvune zabo ndamutora ndamutora uburyo yabateza imbere serious ndamutora ngiye ku ruhande rwanjye kuko buryo ntago wavuga ngo urateza umuntu imbere icyo kintu nawe utarakibayemo ngo bigaragare ko izo mvune zacyo zifite uzizi Jeanne d'Arc cyo gukura ingofero nimugoroba nkunda gukurikirana inkuru za papi Ndahiro Valence papi ndamukunda no mu buzima busanzwe pe nubwo tutajya dukunda kubona nariko abimenye sinzi niba ari bari kino kiganiro nkunda kureba inkuru nyinshi yakoze kuri BTN turaciringa rero twari yapfo hande muri film birangije mbona inkuru ya Boaz mbonye inkuru ya Boaz ariko sinabyita kuko bajyaga kumukamera Boaz akagera gutya kamera agera gutya mu maso kugira ngo ategere umuntu umureba sinamenye ko Boaz ari Boaz wari koroje ku mbuga nkoranyambaga babiciye bigacika se yego bavuga ngo yisimbukuruje nibwo naje kuryama ubunyohereje inkuru urambwa ngo wamonye Boaz bitekereje mpitavuga dore Boaz niwe yusi cyabaye mu gitondo nabyukiyeyo nabyukiyeyo muri uriya murenge wabo yego Kimisagara nabyukiyeyo making sure Boaz cyamuteye gukora biriya bintu Boaz koko umugore yaryamaganaga nande wo muri quartier uvuye muri wa rugo wake kira gipangu nta kuntu rega murege gukora inkuru nk'ingi utageze kuri tele bibaho koya mwicare gato mubanze mukurikirane ubundi mumenye mwicare mubeho umugore wa Boaz bivuga ko yaryamanaga nande ese ura mwana n'uwande ese umwana n'uw'umuntu usanzwe usenga uzwi uri gukekwa mwese muramuzi uri gukekwa bose baramuzi bose baramuzi uri gukekwa imihanda yamaze kugeraho byagenze noneho gute kugira ngo yige ura mutwe wo gutwika mu nzu ngo yerekane nkaho bari bahiriye mu nzu nibyo tugiye kuba viri muzi twazamutse rero ubundi umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo amaboko atareshya ntagaramukanye
uriya mugani ntabwo ari wowe wawuzanye, ntabwo ari njyewe, ntabwo ari Joshua wawuzanye, hari undi muntu wawuzanye tutanazi. Biriya bintu bashatse kubivuga, ntago burya umunyarwanda yaciye umugani, uwo munyarwanda ntuzamwita yuko uwo mugani atari yawubonye. Amaboko atareshya ntaramukanye. Uko byagenda kose umunyarwanda wese waciye umugani, sibyo? Aba afite impamvu. Uwo mugani tukawumenya tukawiga kugeza n'aka kanya tukiwuvuga. Yego. Icyo kintu aba yarabonye yuko ari cyo. Aba ari ukuri. Aba ari cyo. Hari undi mugabo wagiye ahantu aravuga ngo abahuje amannyo barogana. Iyo ugiye gusesengura uwo mugani cyangwa se iyo mvugo, nuko abafite ubushobozi bungana barira hamwe, bajya ahantu hamwe, bagenda mu modoka imwe, kuko ntago wagenda muri Range Rover mu rugo utasize na kawunga. Wa undi se waciye umugani ngo agasore ngo katiraririye ngo ntikarongora inkumi. Uwo nguwo noneho we. Uwo rero we yaratushukaga. Yaratubeshyaga. Kuko kuri ubu ngubu niba utiraririye, iyo wiraririye urayirongora, ariko bakayikurongorana. Gahunda iriho. Uriyemera ugatira akamodoka, umukobwa wamugeza mu rugo ukahita umwera ko nta modoka ufite, uyifite akamurongora, ubundi ukarera umwana. Bimaze kuba ku bantu benshi. So muri iyi nkuru tugiye gukora, abadiaspora ahantu mbashinjamo icyaha, banyihanganire. Oya si n'icyaha, ahubwo turabyita icyo ubujiji. Abadiaspora ndabashinja ibyaha. Ntabwo ari abadiaspora bose. Njyewe bakavuga abadiaspora. Bamwe mu badiaspora. Abadiaspora bamaze kugushuka abantu babiri, bakora ubukwe, ingo zabo zimara amezi 4 cyangwa 5. Nkubwira uwa mbere abadiaspora bashutse bakohereza amafaranga, bagakora ubukwe we n'umugore bakahita batandukana. Muhoza n'akaganga bimeze gute? Nibatandukanye? Ngo nawe umwana ntago ari uwe. Umwana ngo suwe. Bari ibintu byateye n'ibiki. Uyu Bowaze mwaragiye muramwogagiza, uwitwa harya yitwa nde? Prezire aramwogagiza. Ibi bintu Prezire nabibura uko byagenda kose. Prezire kumugeraho. Ngo Bowaze ngo tuzagushyigikira, ngo niba ari inkwano tuzaziguha, ngo niba ari iki cyose tuyiguhe. Bowaze mwamuhaye amafaranga akora ubukwe, ariko ya maboko atareshya aza kureshya, ageraho acika imbaraga aramanuka areba hasi. Si byo se? Kuko buryo umugabo uko bemeze kose yafite amafaranga, aba ari umugabo. Ntureba Nzovu kareshya kuriya. Harya umukobwa muremure nko mu Rwanda ni nkande. Tuvuge bano bakina volley cyangwa bakina basket. Nzovu yagenda akamushaka. Kubera iki? Nzovu aparitse Range Rover aho ngaho. Nzovu afite gutya, afite ikarita iri ahereza umukobwa, bebe akiri ujya gushopinga, uze kungarurira ikarita. Ubwo akagenda akavuga iki? Nzovu yamushaka. Ariko bya bintu byose bivuye none se bahita batandukana. Gatoya ntago uzi akagabo ko muri Cote d'Ivoire ni kagufi. Grand-mère bari Grand-P. Gafite ikigore gifite ibibuno. Bahora bashwana buri joro. Ira nawe baramumurongorana. So ngo mana yanjye nibutse ikindi kintu nari ngiye kugenda, Yesu we Krizo. Niyamye abantu babavuga butumwa, bano bantu bakora ngo amasengesho mu byumba, ndabiyamye. Turagenda gake. Ndabiyamye. Reka nkubwire noneho we abo ngabo turabahana ubutumwa n'abandi bantu wabonye ko ejo mu Bugesera umugabo yagiye w'umusore agatemagura umucecuru n'umusaza, ngo abantu bo mu rusengero baramubwiye ngo bari gusenga ngo nibo baguterereza ngo bene bintu. Izi njiji aya mabandi y'abahanuzi, amabandi akomeye cyane, yazanye ibintu by'ubujura, ubujura bwo mu rundi rwego. Cyera twari tuzi ko batera gatarina, twari tuzi ko biba abantu ku ngufu, haza ubundi bujura
bwerekeranye n'ibintu byo guteka imitwe n'ubwesikoro bakakubeshya bakagutwara ibyaha, ibyo biravumburwa. Ariko aka kanya hari abajura, hari amabandi y'abahanuzi, y'abakozi b'Imana bitwikira ijambo ry'Imana ubundi bakakiba abantu. Tekereza mu cyumweru kimwe hari hagiye gupfa abantu 4 na Boaz nakwere gupfiramo ko yari yitwikiye mu nzu. Utaza kugaruka kuri operation uburyo yatekereje neza. Ndaza gukora ku buryo Boaz ari umunyabwenge uzi guhisha ibimenyetso kurusha n'abandi bantu. N'indyarya Ndaza kubikwereka. Tekereza hari hagiye gupfa abantu 4 bitewe n'abakozi ngo b'Imana ngo bajye mu nsengero ngo bagakora reka nkwereka. Uriya muntu uriya mugabo yishaba umusaza n'umucecuru ngo abantu bo mu cyumba cy'amasengesho baravuze ngo yagize iki ngo nibo umutereza ibintu bibi, sibyo? Boaz nawe yaragiye kwica umugore we n'umwana we nawe akiyica. Ubwo si 3 kongera kuri 2 si 5 mu cyumweru kimwe bitewe ngo n'abanyamasengesho babirirwa bavuga ngo hago ngo bamwe yarababwiye ngo bira bintu byo kudatera imbere, ibintu by'uburwayi uhura nabyo ngo nura mucecuru nura muryango wagize iki wabimuteye kuko ngo yinjiye ashaka gutema umucecuru. Arabanza urabona mu cyaro bajya bubaka akantu kameze nk'urugo nyine karukara ariko kubera ziba zanyagiwe usunitse zita zigwa. Arabanza aragasenyura umuhoro ukubita ku rugi. Umusaza arabyuka nyir'urugo kwa kuntu uvuga ati bite habaye bigenze bite abaramuteri anije taramusunika ati si wendi gushaka ati umugore wawe mu Mana yarajyana mutema gutya direct na wa musaza aho bamujyanye kwa muganga. Ako nizere ko bakajyanye mageragere bahise bagafata baragakanze ijisho. Ibyo ngibyo nibyo tuba dushaka. Bamwe abanyamasengesho mwe rero mutangiye gufata famiye zabanaga mugashaka kuzicamo ibice bibiri. Nanjye nakubeshya hari umunyamasengesho ibintu yambwiye iyo mbyubahiriza ibintu yambwiye njye ntabwo nakubita umuntu ntacyo namutwara. Ibintu yambwiye umunyamasengesho iyo mbyubahiriza Imana yambwiye ibintu bikomeye kandi abimbwira mu nshuti zanjye. Ariko navuze ati ibyo ni Imana Mana ibigenje ntabwo bindeba. Birangije turetse ku banyamasengesho ngo byatangiye guhwihwiswa muri karitsiye aho Boaz atuye yuko uriya mwana atari uwe. Kwa kundi abantu babivuga babishingiye ku bugufi bwe, babishingiye n'uburyo ashatse umugore mwiza. Ariko se buretse gatoya sibyo umuntu agena ko umwana atari uwawe mwabahanuzi mwe mwabanyaminyoma mwe wapimye DNA cyangwa se ufite uruhare mu kuba uwo mwana yaravutse wateye inda Berize. Uzi ikibabaje umwana muto wari munsi y'umwaka ntabwo wapfa no kubona isura. Biragoye ko wabona isura ngo uvuge ngo isura ye. Ntabwo wabonye umwana wa The Trainer akivuka so wamenyaga ngo papa ngo The Trainer ni papa we. Ariko yageze ahantu mu mwaka umwe n'amezi April aritamurura ku buryo banari kumwe bavuga ati sha niwe pe niwe. Ikibabaje nukumva ayo mabwire yo muri izo karitsiye aho hanze. Boaz yaragiye apanga operasiyo yo kwerekana yuko bahiriye mu nzu bose. Uri kubyumva twese twahiriye mu nzu nanjye nahiriyemo nta n'umuntu wapfa kumenya yuko napanze icyo kintu. Tekereza abwiye umugore we ngo ndabona hari hatangiye gushya. Umugore aramubwira ati wajyana ati ibyo uri kumbeshya ngo washize amasegonda ngarebyeyo abona ahantu haheye. Kuri muntu atajya agira amahirwe ra uriya muhungu hari hepfo ADPR hano hepfo kuki abantu bose iyo bakoze ubukwe biciye kowe usanga bigenda nawe hadaciye kabiri hari indi nkuru yavuzwemo. Yego ya famiye nayo yaratandukanye burundu byararangiye burya. Yego birababaje cyane.
ngewe noneho reka nkubwire sibyo ngiye kwipanga akazi gutya ibi bintu bimaze kurengera cyane cyane byo mu matorero cyane cyane muri ADPR abayobozi ba ADPR cyangwa se abakristo ba ADPR ngewe ntibantera ibuye ariko ikimaze kugaragara yuko niko ni rimwe mu matorero arimo amatiku, arimo ishyari, arimo ubugome, arimo ubutubuzi, dushingiye ku bintu tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga. Ubu se tuvuze yuko abapasiteri bari amaturo nta handi wumva barayibayemo sibyo? Ngaho abahanuzi bibinyoma birirwa biba abantu naho ngaho bava nta handi. Ngaho uwe uje bundi waje akavuga yuko ngo yanyoye amaraso ngo y'umuntu sibyo? Naho ngaho yavuye nta handi. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo ngo RGB yagiye mu kibazo cyo gukemura ikibazo cya ADPR byari mu buyobozi, ariko ubuyobozi bwagiyeho nabwo ntibugende burebe hagati mu bakristo babo barebe n'abapasiteri babo barebe ikibazo kirimo, kuko iyi ni isura mbi muri gukomeza guhereza iri torero. Uyu Bowaze yakoze ubukwe koko abantu batabyishimiye, kandi burya umugeni umuhabwa n'Imana, ariko uyu Bowaze ni umuntu mubi cyane, nubwo afite amanyanga, nubwo afite amayeri, ni umuntu mubi cyane. Nubwo umwana ataba ari uwawe ntago biguha uburenganzira na bukeya bwo kwambura umuntu ubuzima. Umupango wapanze wagupfubanye, kubera yuko Imana burya nta itapanze ngo uyu munsi ni uwa nyuma wawe ntacyo waba. N'ikimenyimenyi hari abantu benshi gazi ziturikira mu nzu ugasanga bapfuye kandi batabishaka, ariko wowe wayiturikirije byanze, ugiye kurya umunyururu rero ufungwe nutarya 25 ni burundu, kubera ko harimo umugambi, ndetse harimo umugambi wo gutegura icyaha ndetse n'umugambi wo guhishira icyaha. Ngenda babaye cyane kuba byavugwa yuko wabuze urubyaro utabyara, ntago yaba ari imwe mu mpamvu yakutera umujinya wo kwica abantu. Wowe icyo wari gukora kujya gupimisha DNA test, icyo kintu ntago ari ikintu cyoroshye, kandi ubwo ari n'amafaranga menshi. Dushimiye na leta y'u Rwanda yarayagabanyije, kuko menya bitagera no muri 200 pe. Gufata umusatsi, gufata amaraso ni ibintu bigoye. Umwana nkuriya none aba yaravuka, mbonye ari n'umwana mwiza byatari, mbonye foto ye. Umwana nkuriya aba yaravukanye imisatsi myinshi, kugenda ukamufata ukamwogosha, cyangwa yamutwitse ngo ari konsa sha, ngo yatwitse inzara ukamwogosha, wamara kumwogosha ukagenda ukamenya niba ari byo koko cyangwa niba atari byo, kugira ngo ujye kwirirwa urwana no gutwika. Ariko urugo rwabo menya ari couple yari itari isanzwe mu gihugu, ngira ngo kuko bakora ubukwe byabaye bimeze gutya, ngira ngo ni amazu yo mu cyaro niyo usanga yubatse gutya. Ni couple abantu bose babonaga ko bidakunda, ariko bamwe bakavuga ngo ashobora kuba mukunda. Harya ngo ubundi Bowaze iwabo w'umugore baramwamaganye ati reka ntayo wacu wapfuye icyo isuka n'agatebo shishi reka genda, nta mukwe umeze gutyo dukeneye, genda urukumva. Baramushwishuriza ati reka uzakena ahandi, n'amakuru hari niko batigeze bitabira ubukwe bw'umukobwa wabo. Baramubwira ati uyu mukwe ugiye kutuzanira ntago bisanzwe, ntago rwose uyu mugabo ntago tumyemera sibyo.
niyo makuru ahari yuko umuryango wa Berize utemera Bowazi, sibyo? Umukobwa nawe rero kwa kundi burya ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, kandi ngo umuhana avayo ntago umuhana ajyayo. Umukobwa ati muvuge muvuye aho n'ubundi ntago muzanyubakira, niba mudashaka kunshyigikira nk'umuryango mujyana imiryango yanyu. Umukobwa ava iwabo aratorongera, sibyo? Hadaciye iminsi bakora ubukwe, bajya mu murenge baranasezerana, bavugisha imbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu bita Plaisir niwe wari uri kubyamamaza cyane, niwe bashakiye inkunga mu badiaspora. Abadiaspora namwe nimushishoze kubera ko namwe ikigaragara cyo inkunga zanyu mutanga hari igihe zijya zigira uruhare mu bintu twakwita ko ari amanyanga. Mukoshya abantu ngo nibashakane ngo bikarangira havuyemo impfu nk'izi ngizi. Amaze kuba kabiri, kuko tekereza Kaganga we na Muhoza amafaranga aba diaspora boherezaga sanga ngo bigeze kuba amafaranga babahaye, amakuru mfite akaba muri miliyoni 10. Ntago ari amafaranga make, ariko ngo yarayabonaga agahita ajya Musanze akagaruka ari uko amafaranga arangiye, umugore ari mu nzu akarara mu kabari. Yego. So rero nukuri kw'Imana ni byiza pe, umuco wo gufasha no umuco wa Kinyarwanda, no umuco twakuriyemo ababyeyi bacu barafashaga, natwe rimwe rimwe turafasha, ariko tujye dufasha nibifatika, sibyo? Nk'ubu se Bowaze ubukwe bwateje induru, ubukwe bwateje induru, abantu bose batera induru ati buno bukwe ntago no mugabo afite amafaranga menshi ngo niki, sibyo? Biteza induru. Umwaka wari ushize ubukwe bwabaye, ndabona sinzi niba ari byo neza, tariki 7 z'ukwa gatanu 2023. Muri make umwaka washize kuri 7 nubwo umwaka warushize. So twese tutagiye guca ku ruhande twaravuga ngo kurwubaka naho Imana, nukuri kw'Imana, kuko haragomba kubamo arya ngo conflit d'inferiorité, ntago zijya zibura. Kandi twese turabizi abantu bagufi banyihanganiye, ntago rwose n'abana beza turabizi ko bakunda kubata abagabo bagufi bagera amahane, nako ngo abantu bose bagufi bagera amahane. Impamvu se babivuga ubu ufite ngo conflit d'inferiorité, ukumva yuko ikintu ugiye kuvuga nyine abantu batacyumva, none ugashaka kwerekana ko ufite amahane. Bagufi yabo mu bigo by'amashuri asangaga ari abadirecteur ewana barubiye babagome cyane ku buryo akubwira ngo weca hano, wabyanga akahita kwirukana, ngo abazi kurimo ngo kumureba mu mutwe, abazi ngo ko wamuciye amazi. Bowaze rero nibivugwa ngo sinzi niba ari byo, Bowaze ngo bashobora kuba bari barabuze urubyaro. Ngo babuze urubyaro. Mu kubura urubyaro Berize ariyeranje ku ruhande. Berize yeranje ku ruhande, umwana araza. Aje Bowaze bamujya mu matwi baravuga ati se Kimana yavuze ko nta rubyaro muzabona, bavuza nduru. Kimana yahishuye ko mutazabyara vuba, ubyaye gute? Undi nawe kubyakira biramunanira, kuko nk'ubu ngubu niba ari ikintu twangirikiye mu mutwe, ni ikintu kijyanye n'ijambo ry'Imana, ko turaryubaha pe. Oya, izi mpamvu se abantu baracyafite imyumvire mikeya cyane ku cyerekeranye n'ijambo ry'Imana cyane. Ahubwo abantu bakwiye gusoma Bibiliya cyane, bakabanza bakumva amagambo ari muri Bibiliya mbere yo kwizera abavuza nduru. Rero kugira ngo wizere bisaba gushishoza, ntago bisaba rega gushishoza, ntago ari bya buri wese Kristo. Kureba hano ukahita ubona yuko kiriya kirere nubwo izuba riri kwaka, uyu munsi hagomba kuba harimo ibicu byinshi muri kino kirere, ntago ari abantu bose, ni ukuri kw'Imana. Bowaze nyine nanjye byambabaza pe, ariko biriya kosa ryo ntago narikora. Nakubwira undi wa mugani ikintu cyiza ukora
hita ufata utwenda twawe wigendera. Bowazi ni umugome nzi umugabo w'umukire ufite resitora mu mujyi. Nta muntu wabimenya ko resitora ni nyinshi. Umugore yamutesheje umutwe. Umugore amutesha umutwe. Uzi ikintu umugabo yakoze? Yarapakinze imyenda nk'ugiye ku isafari. Arangije ahita abwira umugore ati nkusize mu nzu. Nzajya nza kureba abana ba uzajya uha abana banjye taxi voiture banzanire. Aho kugira ngo nkwice. Nuko babaye. Abana muri weekend taxi akarirwana nabo kuwa gatanu nijoro, kuwa gatandatu akarirwana nabo, ku cyumweru bagasubira kwa nyina. Abitaho mu buryo bwose bushobotse, ariko yaravuze ati uzabaze uzapera. Uwo ni wo mugabo, uwo ni we mugabo. Bowazi operation wari uskori yari yateguye nka Mossad. Ubundi Mossad ngo yitegura ikintu igahisha yuko ari yo nagikoze. Cyane. None se uragira ngo Bowazi iyo abasha kubatwika bagashya ntiyari kurwana n'uburyo asohoka avuga iwe barare iwe nanjye ndahiye muntabare abantu se bari kumutabara bakanamufata no mu mugongo. No yari kubiba neza, yari kubiba amafaranga yaragiye kubona ni menshi cyane. Tekereza ko yari yakira umugambi we wamupfubanye. Abagabo babaye abagome. Oya erega ubundi n'umugabo nyamugabo ntakwiriye no gutongana n'umugore we. Mane ni ubona umugore wawe wenda rigiye abagore. Oya ingo nukuvuga ngo ingo sibyo munga mahane ntajya nta ngo rwose. Hagize umuntu ukubwira ngo kuva n'abana na sheri wanjye ngo tumaranye imyaka 5 ngo niturareba naho na uwo muntu uzamubwira ati uzabanze ujye kwiga uzazumbwiza ukuri. Mu rugo gusabana imbabazi biri easy no gucisha make. Yanda hari n'igihe waba udafitana n'amakosa ariko ugasaba imbabazi sibyo kugira ngo amahoro ahinde sibyo. Hari ikintu cyiza kumva Kristo abantu babiri. Ariko noneho ugiye kurwana n'umugore none ngo shango yagakubise. Big man reka nkubwire ngo yakazinze. Ubundi ukuntu byatangiye ukuntu yabanje arakazinga. Ubundi ukuntu byatangiye ngo kamusimbukiye kamurya ingumi. Umugore ingumi umugore ngashyira umwana hasi ku ruhande sibyo mu gushyira kazanye urushyi afata akaboko arazinga akubitira muri mfunira urukumva nakwiye no kugashyira ku ivoka nk'umugongo ubundi ngo yakajwigirije ngamaze ukajwigiriza ngo umujinya ngo burakishe umujinya ukishe baravuga gashaye umugore azosugure kweli umugore agira cyabyare hanze narangiza nankubite anamfure n'umugongo ahita afata gahunda icyemezo cyo kuvuga ngo reka nye gutwika gaze kamaze kuyitwika ngo karaza ngo kijijishije n'uburyarya ngo sheri ngo uziko ngo inzihiye ngo inzi yakihiye umugore atera kareka tirasha se twarwo twari dutetse atihiye gute kandi tutari dutetse mugore ngo agiye kubona ngo abona umwotsi ngo utangiye kuzamuka cereke yakakuramo nk'ijisho cereke ngo yakazingazinza aravunago. Bowazi rero erega niyo byamuteye umujinya agiye kumanuka agiye mageragere nk'abandi ni nka vene ariko buriya si nka vene se vene gusa se kaba mu vene burunda ahubwo ubundi afite nka 30 azaba afite 60. U Rwanda dufite imihanda ikora ku bicu ni burundu nagende kwica umuntu uzi ko ariko yarabishe nose ratano ye nakazungu ntaho bataniye ariko umuntu wese wica nibi no kwica umugore wawe ari ikintu ari ibintu bajya bavuga bakakubwira ngo uruhinja rw'ukwezi bajya wangu bakakubwira ngo Kristo buriya umuntu mwambaranye ubusa bro umuntu mwamenyanye ibintu byose umuntu mwararanye mu gitanda umuntu ukuze niba unuka ari abantu bagira umubiri unuka gutyo ku buryo wahita ubyumva ukumva hari abantu bakwegera ukumva aranuka rero uwo muntu aba byose ikintu cyawe cyose abakizi ugafata ugatekereza gufata gufata gaze ushaka uburyo bwose ngo bituritsa ngo uburyo ushyiraho iki bituma kuvuga ngo iyo wabonye umugore wishe umugabo we cyangwa se ashaka kumwica bro uzajya utinyamo kuko burya sheri w'umuntu bro
none mujya gushakana mumaranye tuvuge nk'umwaka umwe uwo mwaka umwe mwa mwarajyanye ahantu mwa mwarariyesho mwa mwaratembereye ubuze uburyo arakaramo ubuze uburyo yishimamo ubuze uburyo ajya arebamo nabi birababaje rero kuri Bowaze ngewe amakosa amwe ariko nkanayashyira kuri ku bantu bamukoresha ibiganiro nta kintu bari bafite cyo kuza kuvuga kuri social media tonze tubyakire kimwe ko Bowaze ari mugufi ni igitangaza cyo kuza kurata kuri social media agaricyo cyase ngo babizeye ngo barabizera ngo bakabareba kuba Bowaze ngo nibo ngo bavugisha ukuri urumva bazajya babatuburira babibe kuba Bowaze agiye gushaka umukobwa muremure ibyo ndabibabwiye ko agiye gushaka umukobwa muremure urumva ari ikintu cyo kwirguza gurata kuri social media Bowaze none Bowaze na wa mukobwa none Bowaze no ngo Bowaze ngo Bowaze umva ngo twabashaho bazaba umva ngo none Bowaze avuye gukwa ni bande badakwa none ngo Bowaze ngo agiye gukora ubukwe kugira ngo ni bande badakora ubukwe bohereza amafaranga bayibe bayibe rero uyu nguyu bita nuze harya yitwa Prezire yo kuzira kuri zaburisha uyu nguyu amaze kugaragara mu bibazo byinshi cyane by'amanyanga akomeye cyane kandi sinzi ikibazo sinzi uburyo bigenda ejo bundi niyo wazanye ibibazo bya nuze yitwa nde yarahungiye muri Kongo mwamutesheje umutwe arahunga Vitali mwamutesheje umutwe arahunga arayisiga aragenda sibyo kuko Vitali iyo abataragiye kwa Prezire byayo ntago biba byarageze hanze sabagore n'abagore ntibirwa batanga uyu nguyu niwe wazanye uyu muteka mutwe ngo w'umuhanuzi nawe bita nuze nibishaka ibi bintu ahubwo leta ibikurikiranye RIB ndayihamagaye ikintu kitwa ubundi abantu bakora ibintu ngo tugiye gufasha ngo uyu muntu ese ko ntarabona mwagiye muri nuze muri Faisal cyangwa se muri CHK ngo murebe abarwayi bariyo ngo mubagemurire cyangwa mubahereze ubufasha bigaragare ko ibitaro bihari mwajya mugafasha abantu bari mu bitaro ndani mwajya gufasha abantu bari kuri YouTube mwebwe Rayon Sport APR nizo zijya zifata umwanya zikajya gusangira nabo mu minsi mikuru kuko man iminsi mikuru iminsi irasa sibyo ura munsi wangu ni Noheli no mu Rwanda man kimwe nko kuwa mbere usibye ibintu tuba twishyize mu mutwe tunywa inzoga bazinywa turya inyama bazirya ariko ni iminsi biba bisanzwe ariko bari abana bo mu muhanda cyangwa abantu b'abarwaye nabo bakeneye umuntu ushobora kumuzanira agateka bikarimo inyama ebyiri ifiriti wenda 20 n'agaceri n'akamayoneze abirya avuga ati mfite urukundo ahubwo ibyo ngibyo ariko none n'ababikora bahengera ngo habaye ku munsi nase umuntu ari umunsi umwe ubundi mu mwaka ubundi se kurya nibe nabo oya ntago kigikiye umuntu reka nkubwire Big sibyo nase umva ariko aba bahereza miliyoni 10 bakagenda bakajya kugura umuntu igitenge cy'ibihumbi 5 bakakimushyira nyine nibyo mvuga by'ubugoryi sibyo ni gute mwebwe mujya gufasha abantu sibyo mujye babafasha oya none babafasha bicane ego babafasha bicane ibyo dushaka nimba muri abantu bafasha ego okay nimba muri abantu bafasha sibyo njewe rwose ibitaro birahari murabizi sibyo hari aricyo bita Faisal sibyo haraho bita CHK n'Ikanombe harahari CHIB haraho bita Ikanombe haraho bita ibitaro byinshi byinshi ibitaro bya leta Kibagabaga ibitaro bya leta nibwo usanga birwariyemo abantu badafite ubushobozi kuko ibyigenga bafite ubushobozi hajyana rwara bakabutsa 10 aho hari igihe Kibagabaga byigenga ariko ufite indwara inakomeye cyane hari igisanga itapfa kuvurirwa mu bitaro byoroshye uwo muntu hari support mwamuha sibyo ese Buravan ntabwo afite indwara ikomeye cyane ari mu bitaro sibyo icyo gihe aho ngabo birumvikana ariko umuntu ngo yaje ngo kwanza kuza yo kuri kamera abafite ubushobozi umwese umuntu aza kuri kamera nta bushobozi afite ntagiye mureka gushyigikira amafuti urumva muri gufasha abantu amufashe bikagenda neza ntare reba nka Bowaze ngewe urambabaje Bowaze ko urabizi ko abantu bakunengaga bavuga ngo urakagabo kagufi
bano surabangura akagabo kagufi uwo mukobwa ntago muberanye none isubi confirma ko butanaberanye ko mutazanaberana none ubaye kagufi kajana ba katunegendere ba muramuke